kwicara tugatekereza tukavuga tuti hari ibyiza byinshi yagezeho, hari ibyo amaze kutugezeho nk'abanyarwanda kandi bigaragarira amaso y'abantu. Reka njye kuri kamera ziremereye ubundi nereke icyo gisigo nagerageje kumwandikira, ubundi nawe akibona aka kanya. Icyo gisigo ugiye kucyitondera neza cyane, use nk'ukibwira abanyarwanda nyine wumvisha abanyarwanda na wa wundi wumva ko ntabyo nyine utari wabona neza ibyiza igihugu kimaze kugeraho, abyumvire muri iki gisigo cyawe, n'amahanga yose abimenye, n'abandi baza bapfobya bemere abasha kuba bibona. Ndabizi abasha kuba yamenya urukundo nkunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Use nk'uzamura n'ifoto ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame rwose igaragare neza. Ni umubyeyi yo kabyara. Twagiye rero kugira ngo umugezeho ubwo butumwa. Ubu ni uri kubibwira ari kubwira n'abanyarwanda muri rusange. Igisigo nabashije kuba nakita soko ndata mucyo w'u Rwanda. Yego. Mu by'ukuri Perezida ni isoko akaba n'umucyo w'abanyarwanda muri rusange. Yego. Natindi rero abatura Rwanda. Yego. Reka mbe nakibagezaho. Soko ndata mucyo w'u Rwanda. Mu mwanya nge mu nganzo mvuga igitero iteka umutima wanjye, mvuga igihimbaza umutima wanjye, guhimba ibyananiye abanyabwenge bamwe mubona ari benshi baminuje. Ni mu mwanya disi mbabwire, ni munega amatwi disi mu nyumve, ni mu mikibuga narake, ni mu minango nsome nshira inyota maze mbabwire icy'ingenzi. Ndabona imbere mundeba mwese, ndabona muri kwibaza byinshi, ndabona mwabuze ubunyegera ngo mumbaze uneye gukora ibi maze nanjye nkamurata nshiza amanga. Reka mbamara amatsiko shenge kumuvuga nta kimwaro biteye, ahubwo biteye ubwuzu nagereranwa, biteye imitima ya benshi kwishima. Uwo nta wundi mvuga disi bambe ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Uwo niwe mvuga isi yose igatuza, abanyarwanda bose bakanega amatwi, ibiri ku isi yose bikavuga ngo bibe bityo, nanjye nk'umusizi Jean Claude nkamutaka nivuye inyuma. Gira amata mu rwatubyaye, gira amahoro muri byose, gira ubuvuzi bufite ireme, gira amahoro mu rwatubyaye, byose niwe tubikesha. Soko ndata mucyo w'u Rwanda, soko y'amajyambere mu rwatubyaye, soko y'ubuvuzi bufite ireme, soko y'uburezi bufite ireme, soko ndata mucyo w'u Rwanda. Erega nyakubahwa Perezida Paul Kagame yatugejeje kuri byinshi, ngiyi imihanda myiza sinakubwira, ngaya amashuri meza abereye u Rwanda, ngaya amasoko ya kijyambere agezweho, ngaya amashanyarazi mu ngo, ngaya amazi mu ngo, byose nta wundi tubikesha ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ubu imiyoborere myiza yatugejeje kuri byinshi, ubu umutekano ni wose mu gihugu, ubu nawe ugifata urugendo rurerure ashaka ashavuye agana kure yumva indwara imugeje ijanja, uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yarabikemuye. Ubu abanyarwanda twabaye umwe disi, ubu nawe ugicura undi akarurutega, ahubwo abanyarwanda twese ubu turi umwe, ubu twese twitwa abanyarwanda, byose nta wundi tubikesha ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ninde ukiryama nagoheka iwacu, ninde ukiryama muri nyakatsi wacu, ninde udafite amazi meza iwacu, ninde udafite umuriro mu ngo iwacu, ubu buri wese arakanda ku gikuta, byose nta wundi tubikesha ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Erega benshi bibaza ibanga dukoresha nabo bikabacanga, ariko nyakubahwa Perezida Paul Kagame abarusha ibanga. Iryo banga nta rindi, ni imiyoborere myiza ikaba umusingi w'iterambere ndetse no gushyira hamwe kw'abanyarwanda. Umuhanzi umwe yaravuze ngo asa nk'intumwa y'Imana yavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. Nanjye nk'umusizi Jean Claude niko mbibona, ndamutaka nashidikanya yuko ari ubereye uru Rwanda rwacu. Ubwo intambara ari yose, amasasi, imihoro n'amahiri bivuze ubuhuha, nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaratabaye atabarukana intsinzi, ahagarika jenoside yakorewe abatutsi 1994. None ubu abanyarwanda turatuye turatekanye, dufite ituze mu mitima, twifitiye igihugu gitemba amata n'ubuki, gitemba itoto, abagituye bose batemba itoto. Soko ndata mucyo w'u Rwanda sugira usagambe, soko ndata mucyo w'u Rwanda hora kwisonga kuko urasobanutse mfurifubitse u Rwanda. Ubu abanyarwanda dufite urugendo rutoroshye, urugendo rurerure cyane, urugendo ruhambaye, urwo rugendo nta rundi mvuga disi bambe shenge.
ni 2050 viziyo izaza igahindura byose ikiyubakira igihugu twifuza, igihugu gitemba amata n'ubuki. Ibyo byose nta wundi tuzabikesha ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Banyarwanda nshuti bavandimwe, mwe mwese mukunda kumva umusizi Jean Claude, mwe mwese mukunda kumva umusizi Jean Claude, mwe mwese mukunda igihugu cyacu cyatubyaye, ubutaka bwatwibarutse, ni munyemerere tubungabunge ibyagezweho, tubungabunga ubukungu bw'igihugu, kuko niwo musingi uzaba ukomeye tuzadushyize ku rwatubyaye, ndetse ni nawo musingi ukomeye tuzaba duhaye nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ukunzwe byahebuje ku isi hose. Nkomeje kuvuga ibyiza by'umuyobozi rero ntawatuza, nkomeje kumutaka ntawahuga, ni munyemerere ncumbikira ino, tuzasubukura ubutaha. Yari umusizi muzira busembwa, umutahira w'u Rwagasabo, usobanura dusanya ibisobanura urukundo akunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, uw'Imana wagize inganzwa, imfura cyane Jean Claude Kwizera, nganzi y'abanyarwanda, nkunda u Rwanda, u Rwanda ruzira umwaga. Bantu muri kutwumva rero, uyu mujene wacu mumpera amashyi menshi. Bantu muri kutureba rwose, nizere ko ahari ukomye mu mashyi kuko ibyo avuze